Miki nyine subiza ko ukunda cyangwa gusaba ka utuntu nkatungaye. Nise so abanje mu biganiro, nyebyaye mu biganiro, ngiye mbona abantu bose n'ama-comment kuri platform zanjye ngo wataye Miki, mbona comment video nashyize uyu munsi aho kugeza kuri filme ziri kuvuga ku buzima bwanjye na Miki. So Miki rero yabikoze kugira ngo yangisha abantu, ariko namubwiye ngiye n'undi abantu basanzwe banyanga nabirenze. Ahubwo ukuntu bari kuza bavugamo ngo wataye undi mwana, wataye undi mwana, aragaruka aravuga ngo mfite imyaka 19 kugira ngo abantu bumve ko namufatiranye. Nshuti yanjye ntabwo nigeze ngufatirana, urabizi ibyo wambwiye tutari kuvugira, wenda tubyoweze Godfather, ariko mu mutima urabizi icyo nakoze kirenze icyo uri kunziza aka kanya ugaruka kunsebya mu bantu. Aya masaha ndababwiza ukuri, ndashaka kugira ngo tuvangaha nuko ntuza bitiramana bitamukundiye, ariko ndashaka kugira ngo bivangaha. Navuga ko ibi ngibi ari ikintu gishobora gukururana ariko kidafite ikintu gishingiyeho twumvikane. Abantu barabana bagakundana, igihe kikagira bagatandukana, ariko hakabaho lack of kubahana no gutandukana mu mahoro in peaceful. Niyo mpamvu tumvikanye ariko mu kuba, kuko abantu basangiye uburiri bagasangira umubiri, ntabwo twebwe abantu bari hanze tuje kubota. Hano dufite abantu 1000 bari kudukurikira, mfite abandi amagana bari kuri Twitter na connectinze Twitter nabo bari kudukurikira, bari kubumva. Ryakabaye ari iby'agaciro mwa bantu mwe ibi bintu tuvuye anga Regis mbere yo kumanuka tubirangije bikarangira. Godfather, sorry suko guca mu ijambo mpamagaye Kira. Yego. Araje ntabwo yarazi ko ino live ihari. Urakoze cyane, reka kiraze nk'umuntu uraha. Regis nyandikira kuri WhatsApp, hagira umuntu ubera Regis nimero yanjye nyandikira. Hanyuma twihuta, Niki ariko ku magambo umugabo wawe wahawe n'umubyeyi wawe nk'uko bivuze, reka mbivuge. Ni kuki umubyeyi agusige mu maboko mazima ukayava? Godfather, yes ma'am, reka mbivugeho. Nawe ndumva nawe ari kunyumva, ariko kumva nuko agiye kunyandikira. Jewe mpanga kujya kura mama wanjye. Yego. Nafashe 120. Mbwira Regis ngo tujye kureba mama. Komeza. Kumva? Turagenda. N'umuntu witwa ngo turakundana, abantu bafungiye mageragere cyangwa bavuye barabizi. Ngiye naragiye mahira mama wanjye buri kira kitu cyose. Nta n'igiceri cy'ijana umuhungu yashyizeho. Rashize. Ni muyomba zana bivuge, ni muyomba wampaye 120 ngo ngende mahire mama. Uri kumva? Mama wanjye kubera ko byari bimutunguye kubona nzanye n'abandi bantu. Mama wanjye nk'umuntu isanzwe ndambaye n'umuhungu dukundana nkuko yaraza abandi twakundanye. Ariko nago mama wanjye yamubwiye nk'umwana wanjye mu gushyize mu nshingano. Godfather maze imyaka 6 nirera. Ni gutaho nkuriye ndo umubyeyi mama avuga ngo mugushyize mu nshingano. Turashize. Ibyo byo ntago ari byo. Uri kumva? Mama yari kubivuga iyo bari umusore avuga ati nagira ikibazo nkamuhamagara akama amafaranga. Umuntu mama wanjye azi Kiramani bavuganye kuri telefone, azi Nyambo. Ukumva? Kuko mama wanjye ari no mu bitaro, Nyambo yamaye amafaranga tubana mu nzu. Yo, Nyambo ibibazo byanjye byose arabizi, ibyo Regis ari kuza kuvuga hano nibyo kurenzaho. Kuzi burya ka Nyambo ko garara ku maso kagira n'umutima mwiza, ariko se mana yego ngwiki Nyambo we ngaho komeza. Nyambo agira umutima mwiza bro. Ndabikora umugore wagenda. Reka ikintu ndi kukubwira. Jewe Regis twamenyanye ndi muri depression niko nabivuga. Y'umusore twabyaranye Nyambara bizi nawe yaza akabisubiramo hano. Yego. Ngiye Nyambo yaramfashe aramungisha nkuraho nabaga kubera umusore twabyaranye. Yaba we. Uri kumva? Bashize yego. Ngiye no Regis twamenyaniye. Twamenyanye ngiye mba kwa Nyambo. Ngwaho. Ibi nari kuza kubeshya hano kuvuga ngo yarambwiye ngo ndi umugore narabyaye mburi imfura yanjye, turahamagara umwana w'umukobwa bita Lorene twabanaga, yabivuze yiyumvira. Turashize. Kuvuga ngo yaravuze ngo nzajye ninjiza amafaranga. Uri kumva? Yego.
ngo 1,300,000 ndasa Godfather mfata ayo mafaranga njye ubwanjye nafashe inzu y'ibihumbi 200 nshyiramo ibintu ndimuka nsigara nta n'ijana mfite njya kwibana yo ninjiza ayo mafaranga byabaye ikibazo arambwira ngo kugira tujye dukorana nzajyamo 50% mamagara Kiramani ndamubwira Kira ko Regis ashaka ko nzamuha 50% y'ayo mafaranga ninjije atananshoreye Kira arambwira ati Miki wakihangana ugira ngo ubure byose uri kumva sinkunda abantu baza bakigira beza yo munsi mbira ngo ndababaye nabwiye Kira na Regis ati Regis sinzigera mubabara mani dore uwo mwana Lorena ari maranyandikira tarababaye ibintu Regis ari kubeshya uri kumva aze kuzamuka nabwiye Kira ndamubwira ngo njyewe ndababaye Regis kumbwira ngo ninjye wafungishije mama Godfather buri wese abafite stories ze z'ubuzima sibyo kuba yarazi ikintu mama wanjye yazize nta na rimwe ndakivuga ariko yakibwiye abantu benshi ababizi abatabizi yagiye anyurira inshuro nyinshi abwira uyu mubeburi hano bita Lorene ngo uwo ni umugore mani yarabyaye ngicyo ni ikigoryi ngo kibagiwe nyina afungiwe muri gereza arimo arazana akigira honnête Godfather njye mfite inshingano zo kwita kuri basaza banjye mukuru wanjye mama wanjye ufunze Regis twakoranye amezi angahe nta n'igiceri cy'ijana ama iyo nagiraga ikibazo nabwiraga Nyambo na Kiramani kuza hano rero akigira mwiza kigaragaza uruhande rwiza akambwira ngo narasinda Godfather njye nararaga postinga kugira ngo mbone amafaranga yo gushutinga vlog uri kumva n'amafaranga yo kwiyitaho nk'umukobwa cyangwa kuri Kiramana arabizi njye nazaga kuri tere nta n'ifigi ko marasigiye umwana wanjye ni urimo razana akigira mwiza man abantu nibakajye baza ngo bigire uko batari uri kumva njyewe uwo munsi Soti yavuze wo mu kabari njye na hantu na hostingaga Regis mushyiraho amafaranga du hostingiye Godfather yabaga bizi ko mfite ibibazo twayagabanagamo kabiri nigeze avuga ati uyu mwana ari gushakisha ubuzima afite nyina ufunze afite mukuru iwacu yarahageze arahazi kuntu hameze sinigeze njyara ngo makana ubuzima bwanjye twayagabanagamo kabiri kandi n'ubundi ngiye nkashakisha ndi tugashutinga vlog uwo munsi avuga Soti yari ahari n'umukobwa bita Lorene nari na hostinze twakoranye siga icyo kunywa cyanjye uwo mukobwa Lorene akigarura uwo mubebi yari akimenye reka dukomeze kubyumva fata ijambo kitiri kanisome fata ijambo umaze kumva uriya muhungu umuntu wabanye n'uyu mukobwa buzu ijambo ni ryawe kandi mukora umwuga umwe shange ngira ngo navuze ibintu byinshi ngende gushaka kwisabira Miki akantu kamwe nyine nk'ibintu nk'abingahe sinzi niba ari kunyumva ndakumva Miki nyine subiza ko ukunda cyangwa gusaba utuntu nkatungaye wakwihangana mu bintu turi kuvuga cyangwa uvuga kuri social media mama wawe ndetse n'umwana wawe bakajya nyine inyuma ya kamera cyangwa se muri izi social media nari binyambo kuko mu buzima busanzwe tugira nyine ibintu dushaka guhereza abantu byo dukora by'ubuzima bwacu ariko ntabwo uzi niba umwana wawe azakura agakunda ibintu bya social media cyangwa se agakunda nyine ibintu umuvugaho cyangwa se twebwe tumuvugaho so bita ko nyine ibintu by'umwana na mama wawe wabishyira out ya kamera
ikindi mvuze kuri we na Regis mufite uko mwahuye mufite n'ibyabahuje mufite n'uko mwakundanye so mukundana ntabwo mwifuzaga ko byagera kuri iyi level y'uko umwe yaba ari gushyira undi hasi Regis akaza akavuga uruhande rwe abari inyuma ya Regis bakakumva ukundi ukaza ukavuga Regis abari inyuma yawe bakumva ukundi Regis byaba byiza nyine bigarukiye kuri iyi space ya Godfather basi ukamwubahira ibyo yagukoreye ufite uko wamufashije nawe afite uko yagufashije kandi ikindi biriya byo wanga kuzamurana ngo kugira ute kuko niyo yaba ari uko kuzamuye mu kuzamura nawe afite ibyo yazamutsemo so ni ukugushyigikira nk'uko nawe wamushyigikiye rero muri uko gushyigikirana kwanyu mu byubahaniremo ntimunabishwaniremo birangiraho ikindi urukundo mani habaho gushwana nese Regis niwe mu ex wa mbere ugize na Regis we mu ex wa mbere agize ubwo nyine niyo ari uwawe nawe niyo ari uwawe so byaba byiza nk'uko Godfather bivuze ibyo biboro byabaye nyine muri life yanyu mu buzima bwanyu busanzwe bitaje hano kuri kamera bigakemukira hagati yanyu niba bidakunze ko mukomezanya muri relationship mukaba n'inshuti mu buzima busanzwe cyangwa se kuko muzahurirana niba mutazanahurira no muri video zanyu muzanahura no muri video za Clement cyangwa se z'undi muntu kuko niba uzareka gukorera undi muntu muhuriraho so ikindi niba ufite undi muntu mukundana mukomezanye na Regis nakubriminge kuko habaho gukundana hakabaho no gutandukana niba mudashobokanye nakuri gukomeza urugendo rwawe nawe ukomeza urugendo rwiwe hatabayeho nyine gushwana no gusebanya no kugira uti kuko kano kanya ntekereza ko bino bintu byose biba kuri social media ntago bisibamo abana banyu bazabibona abandi banyu bazabibona ntekereza ko bashobora kutabikunda so mwe mwite ku buzima bwanyu no ku mu byo mukora ariko hatarimo gusebanya no gushyirana hanze so ngewe ukuri kwinshi ndakuzi yaba ku ruhande rwawe yaba ku ruhande rwa Regis ntabwo naza ngo mbivuge hano gusa icyo nakubwira cyo ni iki uri umukobwa ikindi urashoboye ikindi uzi icyo ushaka so kurikira icyo ushaka uzagera kure ikindi akazi iyo kajemo amarangamutima menshi karapfa nyine iyo akazi ugashyizemo amarangamutima kenshi karapfa cyangwa ugasubira inyuma so wowe mbere y'uko ubura na Regis wari ufite intego y'ubuzima bwawe wari uzi icyo ushaka kugeraho wari uzi uwo ushaka kuba we ibyo rero nibyo birenze ibingibi byose muri gupfa na Regis wowe kurikira icyo ushaka ukurikira uwo ushaka kuba we ahazaza ibindi byose urugendo rwose rubamo ibicanige rubamo inzitizi rubamo imitego cyane cyane ko iyo umukobwa ari gutera imbere satani ntabwo amwishimira so wowe kurikira ibyo ushaka kugeraho ikindi ubisengere ujye ufata umwanya usengera ibintu byawe kuko ibintu bitarimo Imana akenshi birapfa ujye ufata umwanya usengera ibintu byawe ucyahiye imitego yose ive mu nzira ubundi uzagera ku cyo ushaka kuba kandi ibi byose ntibikagukange kuko nta nzira itagira imitego byaba byiza rero ibi byose byawe ni Regis mubihagaritse njye nicyo nagusabaga ariko icyo nagusabaga cyane nicyo nahereyeho ibintu bya mama wawe n'iby'umwana wawe wabishyira out ya kamera ukajya uvuga iby'ubuzima bwawe n'ibyo ushaka kuba byo wariva bakagushyigikira ariko udashyizemo umwana wawe na mama ko umwana wawe aracyari muto agaguze niba azakunda social media cyangwa azakura agakunda ibi ngibi Godfather murakoze